ibintu bitatu ukwiye kumenya niba ufite uruhu rurwara ibiheri. Icya mbere ni uko ibiheri byose bitavurwa n'amavuta. Ibiheri byose ntibivurwa na skin care. Icyo ngicyo nizere ko wacyumvisha. Icya kabiri ni uko blackheads, whiteheads cyangwa pustule cyangwa ibiheri twita bumps bivurwa na cleanser hamwe na exfoliation. Ikindi cya gatatu ni ahantu uryama, ibiryamirwa byawe, imisego, amashuka uraramo ashobora nayo gutuma ugira ibiheri, kandi ibyo biheri bikajya bigutwara amafaranga ariko ukajya ubivura ukabona birongera biragaruka. Mbere yo kwita ku bintu bijyanye n'amavuta n'ibyo kwisiga, genzura neza ibiryamirwa byawe, kuko ibiryamirwa byawe iyo byaguteye ibiheri ntabwo ibyo biheri nabyo bivurwa n'amavuta. Nizere ko utwo tuntu dutatu wadushize mu mutwe. Ushaka kwiga isomo rijyanye n'ibiheri byo burambuye, hari isomo naguteguriye ribivugaho, riri kuri Telegram. Anytime washaka wajya ujoininga, wajya umbwira ukajoininga ukiga.